mwisi Imana izanye cisha bugufiya, Imana izanye hina karenge, Imana izanye guma mu rugo. Bitewe n'iki? Nuko abantu banze kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana, bitwara uko bishakiye, bariyo bagiza bitwara uko bishakiye, banga kumvira Uwiteka Imana. Yusomye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yesaya, rirambwira ngo inkimenya nyirayo indogo bikamenya urugo rwa shebuja, ngo ariko Abisirayeli bo ntibabyitaho. Abantu Imana yaremye ntago babyitaho, abantu bakabije gushayisha, abantu bibagiwe Imana, bibagirwa Imana. Bamaze kwibagirwa Imana bihamagarira kaga. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma Uwiteka ari kumbwira ngo ntacyo atakoze kugira ngo agire neza abantu, ariko abantu batangana n'ibyaha n'ubwicanyi n'inzigo n'ibiki byose byuzuye mu mitima y'abantu. Indi mpamvu yabagaye, yasanze ibuzemo gukiranirwa, yasanze ibuzuyemo ubugome, yasanze ibuzuyemo ibyaha, yasanze ibuzuyemo gukiranirwa. Ibyo bituma Imana ibatugeneza, izanye guma mu rugo, izanye n'akarenge. Imana izanye guma mu rugo, izanye guma mu rugo. Imana yagosoye abantu, Imana yagosoye abantu, irabagosora, ariko yarizi neza ko bazisubiraho. Aho kugira ngo bisubireho, ahubwo barushijeho gushayisha no gukora ibyaha. Imana yigishije abantu amasomo atandukanye, ariko banga kumva, ahubwo barushaho gushayisha no gukora ibyaha. Imana tugende ibihombo bikomeye cyane, abantu babaha ibihombo bikomeye cyane. Bamwe biringiye ubwenge bwabo, abandi biringiye amashuri, abandi biringiye abana babo, ariko Imana ambwa ngo n'ubyo ngibyo, ngo Imana ngo habaho igihombo gikomeye cyane. Nagiye kona mbona abantu nubwo yakomera kubaka icyari cye hagati y'ukwezi n'inyenyeri, aho naho Imana yamumanurayo. Roti pi kontrebo, Imeka aje kwereka abanyacyubahiro yuko ari wo munyacyubahiro. Uwiteka arambwira ngo azanye cisha bugufiya, azanye n'akarenge. Shalom shalom. Shalom. Umeze neza? Turashima Imana. Ko witonze cyane? Ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Hari abarindikira bajyaga barimo ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana, genda witonze utwaye amabanga y'Imana. Niyo mpamvu uri muri iyo ndirimbo. Aya mabanga y'Imana yo turayagendana. Ariko kuba ikigagaza ko umuntu atwaye amabanga y'Imana so kwa uvuga gahoro cyangwa se cyane. Ajya no kugenda wicengese nka kwa kundi umeze gutya. Oya. Oya. Kutwara amabanga y'Imana biba mu gukiranuka, biba mu mutima. Biba mu mutima. Ubwo ugiye kutubwira ko agakiza kaba mu mutima nawe? Agakiza kaba mu mutima, noneho ahubwo inyuma tukabona imbuto z'agakiza. Uko yagiye ubwira umuntu kavuga ati nyamara wa muntu we tutonto wadukosa ntago tugendanye abakristo batugira. Akahita avuga ati nyamara agakiza ka mu mutima nyenda kishijwe. Gatangira mu mutima ariko kakagaragarira inyuma. Kagaragara inyuma hashize kingana iki? Oya, ukikakira kagomba kwita kagaragara. Nagiye ngo ndafite igihe. Oya. Agakiza kabanza mu mutima, hanyuma y'imyaka 10 ndakazaza no. Oya. Abamwemeye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Rero Paul yaravuze ngo abo bamwemereye bamwakiriye nabamaze guhamba kamere n'iruba ryayo. Yego. Reka tugushimire kandi tuguhe ikaze rero ukubwe neza. Murakoze cyane. Abaduteze amatwi nabo abasuhuza. Turasuhuza abaduteze amatwi, abakunda ijambo ry'Imana aho bari hose mu bihugu bitandukanye ku isi. Turavuze ngo turabakunda, nukuri turabaramukije muri Imana. Abani namwe mujya mutwereka ko mudukunda, hari abaduhamagara, abo bose hari abadusengera, aho bari hose turavuze ngo Imana mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Amen. Urakoze cyane. Reka noneho twinjire mu gahunda y'umunsi, mu butumwa Imana yaguhaye. Reka tugusabe usenga Imana usoza tugeza gutumwa Imana gushyize. Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezera uri Imana yera, jyaneza urakiranuka, urakiza, izina ryo habwa icyubahiro. Ngushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, murengezi wanjye karuhura, utugire neza, habwa icyubahiro. None isaha tugiye kuvuga ibyawe, ndakwinginze Kristo kugira ngo turinde kongera ndetse no kugabanya, ahubwo ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe ari byo biba, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga muri Luka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Turasoma ibice bya 15, turava ku murongo wa 11 tugiye ku murongo wa 17. Haravuga ngo umugani umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati hariho umuntu
wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Mwisi Imana izanye cisha bugufiya, Imana izanye hina karenge, Imana izanye guma mu rugo. Bitewe n'iki? Nuko abantu banze kumvira ijambo ry'Uwiteka Imana, bitwara uko bishakiye, bariyobagiza bitwara uko bishakiye, banga kumvira Uwiteka Imana. Yusomye ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yesaya, rirambwira ngo inkimenya nyirayo indogo bikamenya urugo rwa shebuja, ngo ariko Abisirayeli bo ntibabyitaho. Abantu Imana yaremye ntago babyitaho. Abantu bakabije gushayisha, abantu bibagirwa Imana. Bamaze kwibagirwa Imana, bihamagarira kaga. Imana tujye neza. Uyu mwana dumaze gusoma ahangaha, Imana tujye neza. Kandi kimwe mu kintu gitera abantu bananiwe no kunyurwa mbese n'iby'Imana yabahaye. Uku kutanyurwa n'iby'Imana yabahaye niko gutumye abantu benshi batoroka urugo, batoroka uruzitiro, bagatoroka urugo Imana bashyizemo. Kutanyurwa gutumye abagabo benshi batoroka batingo. Kutanyurwa gutumye abagore benshi batoroka bagatingo. Kutanyurwa gutumye abana benshi batoroka bakata iwabo bakajya ahandi. Kutanyurwa nuko Imana kugize niko kuri gutuma umuntu ahabwa akazi, yamara guhabwa akazi afite umushahara ushimishije, ariko ejo akajya kurya ruswa. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma umuntu afite posta y'akazi nziza, ariko bigatuma nanone ajya gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka kugira ngo abone indonke. Ibyo biri guterwa no kutanyurwa. Imana tugeneza abantu batewe no kutanyurwa mu rwego rukabije cyane. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma umuntu aba afite byinshi, Imana aramugira neza, yaramuhaye umugisha, bigatuma ajya gukora ibyaha kugira ngo abone ubukire burushijeho. Imana turengere. Uku kutanyurwa kuri gutuma bamwe basambana kugira ngo bahabwe za promotion mu kazi. Uku kutanyurwa niko kuri gutuma abantu benshi batingo zabo bakajya gusambana hanze. Imana tujye neza. Haleluya. Ariko Uwiteka akuntumyeho. Imana ibabajwe nuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana, bakaba bageze ku rwego rwo kutanyurwa. Uwiteka arambwira ngo Imana izanye na karege, Imana izanye cisha bugufiya. Pile bose kuto robi etaya sharwezebo banema. Uwiteka arambwira ngo ninze ndangure sintinya kwivuga, ndabivuga neruye. Yemwe abatuye isi, Uwiteka ari kumbwira ngo ntacyo atakoze kugira ngo agire neza abantu, ariko abantu bakabije gushayisha no kwanga kumvira Imana. Imana ambwira ngo izanye guma mu rugo, izanye cisha bugufiya, izanye na karenge. Imana tujye neza, kuko benshi banze kumvira Uwiteka Imana. Hari impamvu zigira kure nye zitumye Imana ihaguruka ikazana ibyo bintu. Icyambere nuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana. Abantu banze kumvira Uwiteka Imana, abantu babaye ibyigenge ku buryo bukomeye cyane. Imana itujye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana mu ijuru ibane natwe. Imana tujye neza, Imana tugire neza, Imana turengere. Icyakabiri gitumye Imana ihaguruka, mwabwiwe kenshi ariko abantu bagakumva. Mwabwiwe kenshi Imana nabatumyeho. Imana yatumye abakomeye, Imana yatumye aboroheje, yatumye abakuru n'abatoya. Za radio zarabwirije, televiziyo ziravuga, ariko abantu kumva bakomeje gushayisha, bakomeje gukobya ubugome. Ahubwo inzangano n'ibyaha n'ubwicanyi n'inzigo n'ibiki byose byuzuye mu mitima y'abantu. Ibyo ngibyo bitumye Imana ibabara. Imana irababara cyane. Indi mpamvu
imana yarabagaye. Imana imaze kwitegereza abantu, Imana imaze kubitegereza yarabagaye, yasanze ibuzuyemo gukiranirwa, yasanze ibuzuyemo ubugome, yasanze ibuzuyemo ibyaha, yasanze ibuzuyemo gukiranirwa. Ibyo bituma Imana ibabara. None irambwiye ngo nze ntangaze ngo Imana tujye neza izanye guma mu rugo, izanye n'akarenge. Imana izanye guma mu rugo, izanye guma mu rugo. Imana yagosoye abantu, Imana yagosoye abantu, irabagosora, ariko yarizi neza ko bazisubiraho. Aho kugira ngo bisubireho, ahubwo barushijeho gushayisha no gukora ibyaha. Imana yigishije abantu amasomo atandukanye, ariko banga kumva, ahubwo barushijeho gushayisha no gukora ibyaha. Imana tujye neza, Imana itwengere, Imana turwanire, Imana dutabare. Rede bi kontrerebo. Uwiteka arambwira ngo abantu barizamuye ku rwego rukomeye. Imana tujye neza, abantu bo kwiringira imbaraga z'Uwiteka Imana, ahubwo biringiye ubwabo, biringira ubutunzi bwabo, biringira imbaraga zabo. Imana irambwira ngo dore habayeho ibihombo bikomeye cyane. Imana irambwira ngo dore habayeho ibihombo bikomeye cyane. Abantu habayeho ibihombo bikomeye cyane. Bamwe biringiye ubwenge bwabo, abandi biringiye amashuri, abandi biringiye abana babo, ariko Imana irambwira ngo n'ibyo ngibyo, ngo Imana ngo habayeho igihombo gikomeye cyane. Nagiye kubona mbona habayeho ibihombo bikomeye cyane, habayeho ibihombo bikomeye cyane. Ndabwirwa ngo n'ubwenge bw'abanyabwenge kandi bupfuye ubusa. Reka mbabwire, uko waba ukomeye kose, ubwenge waba ufite, Imana ibishatse yakuraho gatoya umuntu agahinduka debile. Kandi ngo umuntu nubwo yakomera kubaka icyari cye hagati y'ukwezi n'inyenyeri, aho naho Imana yamumanurayo. Roti bi kontrebo. Imana irambwira ngo ize gucisha bugufiya, izanye n'akarenge, kuko abantu banze kumvira Uwiteka Imana, kuko abantu bakomeje gushayisha bakanga kumvira Uwiteka Imana. Imana yarabagosoye, yabagoshoje intana zitandukanye, ariko banga kumva. Ariko Uwiteka namwe ngo dore azanye cisha bugufiya, azanye n'akarenge. Reboze kontrebo. Ngo Uwiteka aje kwereka ubwenge bw'abanyabwenge yuko ntacyo bwakora, Uwiteka atabarengeye. Uwiteka aje kwereka abanyembaraga yuko zitabakiza ku munsi y'ibyago, atabarengeye. Uwiteka aje kwereka abanyacyubahiro yuko ari we munyacyubahiro. Uwiteka arambwira ngo azanye cisha bugufiya, azanye n'akarenge, ngo azanye guma mu rugo. Reboze, ndabivuga neruye, ntabwo bamfite, ngo azanye guma mu rugo. Repi kontrebo. Ariko icyo Imana ishaka nuko abantu baca bugufiya bakihana, nibamara kwihana Imana ikabagira neza, Imana ikabarwanirira, kandi Imana ikabatabara. Imana yambwira ngo izanye guma mu rugo, izanye n'akarenge, izanye gucisha bugufiya, ije gucisha bugufiya. Imana tujye neza, Imana ishaka ko abantu bakizwa, bakera, bagahindukira, bagasaba Uwiteka Imana imbabazi. Uwiteka ntabwo agambira kugira nabe abantu be, ariko abantu banze kumva, iyo abantu banze kumva, Uwiteka akora ibishoboka byose, akabazana n'ibihano kugira ngo abacishe bugufiya. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana turwanire, Imana idutabare. Twasomye ijambo ry'Uwiteka Imana, nuko rero uyu mwana, uyu mugabo, uyu muntu yari afite ngo abana babiri b'abahungu, ngo ari kumwe umuhererezi. Haramubwira ngo rero data, ngewe ndashaka ibyanjye, ndashaka umugabane wanjye. Ngo afata amatungo yarayagabanya, ngo afata ibye, umugabane arawumuha. Ngo arangije bya bintu byose arabihambira. Akimara kubihambira, ngo arabyikorera, aragenda ajya mu gihugu cya kure. Imana tujye neza, akimara kugenda atangira kujya mu kabyiniro atarakajyamo, atangira kujya gusambana atarabyigeze, atangira mbese ngo arabyaya. Imana tujye neza, Imana turengere. Nta kindi cyatumaga byari byari bitewe n'umurengwe. Kandi nk'uko Imana ikumva ngo abantu benshi muri minsi impamvu badakorera Imana, benshi Imana bagire neza, aho kuyikira ngo ahubwo bararengwa, bagirwa imbaraga zayo, batangira kwihimbaza ubwabo, batangira guhimbaza no kuramya abantu, batangira kwimika ibigirwamana. Ingeso zabo mbi ziranukira Uwiteka Imana, bitumye Imana ibabara. Imana turengere ngo nuko mwana amaze gufata ibintu bye, ngo arabyaya. Bimaze gushira, ngo agenda ahantu, ngo ajya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Umuntu umwe ngo waba ufite ingurube amushyira mu gikingi cy'akazajya amuragirira ingurube. Imana tujye neza, uyu mwana yabaga mu rugo waba ameze neza, ariko kumvira biranga, atoroka urugo. Amaze gutoroka urugo yisanga ari kuragira ingurube. Amaze kuragira ingurube, ngo akajya yifuza ibyo zisigaje, ngo ariko akabibura. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana iturwanire, Imana dutabare. Abantu benshi bataye urugo uyu munsi none Imana irababona ko bari mu mwanda, bari bakijijwe, bari
barangije baragwa babivamo, uyu munsi ari mu mwanda. Wari umukozi w'Imana urabivamo, uyu munsi none uri mu mwanda. Imana yagukoye kucyavira kuzamura, ariko uyu munsi none ibyo ukora Imana irabibona nk'umwanda. Imana yarakuzamuye, ariko ibyo ukora Imana irabibona nk'umwanda. Imana tugeneze, Imana twengere, Imana turwanirire. Wari mu cyaro ukijijwe, ariko maze kugera mu mujyi urarya urahaga, wibagirwa Uwiteka Imana. Ibyo urimo Imana irabibona nk'umwanda. Imana yakurwanira kuzamura, ikujyana mu mahanga, mu diaspora, urarya urahaga, ubona amafaranga, uratunganirwa, ariko wishyuye Imana gusambana no kwikoza isoni no gukora ibyangwa n'amaso Uwiteka Imana. Inzoga barazinyweye, waraziretse. Ibyo ngibyo Imana urabibona ko urimo ari umwanda, ariko Imana yagushaka kugaruka. Imana irashaka kugaruka, Imana irashaka kugaruka, Imana irashaka kugaruka, kuko Uwiteka Imana yambwiye ngo abantu nibatagaruka izanye guma mu rugo, izanye guma mu rugo. Ndabivuga newe, izanye guma mu rugo, izanye cisha bugufiya. Imana izanye hina karenge, rebiko terebo. Imana izanye hina karenge, Imana izanye hina karenge, Imana izanye guma mu rugo yihuse. Reboze mwitegure. Imana tugiye neza. Si ngombwa kugira ngo ibyo mpanura ubyemeye cyangwa se kubyemera, ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Ariko iyo duhanuye bikomeye, ntabwo akenshi twifuza ko byasohora, ahubwo twifuza ko abantu basenga bagahindukira amaso Uwiteka Imana, Imana ikabikuraho, kuko ni Imana y'imbabazi. Imana tugiye neza, haleluya. Kuko umuntu agiye bugufa agasenga, abantu bakihana bakareka ingeso zabo mbi, ngo bitume Imana yigarura. Igihe kimwe Imana yagambiriye kurimbura Abisirayeli mu butayu, ngo maze Mose azamuka umusozi atakambira Uwiteka Imana, ngo bituma yigarura. Yari igiye kubarimbura mu kivunge, bituma yigarura. Iyo abantu basenze Imana bijya bituma Imana mu ijuru yigarura. Roto bikontrebo zone bikontrebo. Imana ishaka ko abantu bagahindukira. Imana turengere, Imana turwanire, Imana dutabare, Imana tugiye neza. Ntabwo abantu bari kuhamya Imana benshi, ahubwo bari kwihimbaza ubwabo, bishyize hejuru, barizamuye. Rero ariko ibyo ngibyo nta gace ifite. Imana ishaka ko abantu baca bugufiya, bakamamaza Imana, bakabura kujya neza kuwiteka Imana. Ngo nuko rero urata uyu mwana, ngo amaze kona ari mu mwanda, inzara imwishe, yigira inama. Haravati rero kwa data hari abagaragu bararya bagasigaza, nge inzara insinzi ntangaha. Ngo arahaguruka yigira inama, aravuga ngo reka ngende subire kwa data. Ngo aragenda akigerayo, ngo aravuga ngo sinyikwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo unyemereye yenda ungire umwe mu bagaragu bawe. Imana tugiye neza. Ngo ariko uwo mubyeyi aravuga ngo ntabwo nakugira umugaragu, ngo ahubwo afata imfizi nziza arayibaga, baramwakira. Ngo bishimira yuko umwana wari warazimiye agarutse, bishimira yuko wari warazimiye agarutse, bishimira yuko wari warabaye kirara agarutse. Uko niko Imana iginezerwa y'umuntu wari warataye Imana agarutse. Imana ikanezerwa y'umuntu wari waravuye ku Mana agarutse. Ariko abantu nibatagaruka, Imana izanyicisha bugufiya, izanye hina karenge, Imana izanye guma mu rugo. Imana ngo yagosoje abantu intara zitandukanye, ariko banga kumva. Ariko Bibiliya iravuga ngo ucyawa kesha kanga agashinga ijosi azavunegurika, azatungurwa. Rereboze kontrere bobo. Imana tugiye neza, Imana turengeye, Imana turwane, Imana dutabare. Ucyawa kesha kanga agashinga ijosi azavunagurika, azatungurwa. Kandi Imana ikavuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ntabwo Imana igambire kubabaza umuntu, ntabwo Imana igambire kutugira nabi, ahubwo ishaka ko twihana ikatugira neza, kuko Imana ni umurengezi n'umutabazi. Abantu bareke kwihimbaza ubwabo, abantu bareke kwiringira imbaraga zabo. Imana tugiye neza, kuko abantu Imana yarabakomeje bamaze gukomera. Ikibabaje Imana ngo aho bakaramije Imana ngo ayihimbaze, ahubwo barisigaye bavuga ngo nta Mana iriho, nta Mana iriho. Mu mwanya wo gusenga Imana abantu bari gusenga abandi, mu mwanya wo guhimbaza Imana bari guhimbaza abandi. Kandi Imana yavuze ngo icyoro cyayo ntabwo izajya undi, ntabwo izagisangira n'ibishushanyo. Imana tugiye neza, nta bwenge, nta buhanga, nta budahangarwa, nta butware. Yewe n'uwaba afite intwaro zimeze gute, n'uwaba afite intwaro za kirimbuzi, nta bwenge, nta buhanga byahangana n'Uwiteka Imana irihariye, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, irihariye yo ubwayo, irihariye. Rero Imana n'urukundo, Imana n'umutabazi. Ishaka ko abantu bagaruka, ishaka ko abantu bayegera, ishaka ko abantu baca bugufiya bakayubaha. Imana mw'ijuru tugiye neza, Imana mw'ijuru ibane natwe. Amen. Amen. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikomeze kukwagura. Uri kutubwira ati abantu nibasenge kugira ngo dukumire ibyo byago cyangwa se ibyo bibi bishaka kuza. Hari urakubwira ko n'ubundi basenga, uramusubiza ngo iki? Basenga amasengesho ameze gute?
ntabwo ari ugusenga amasengesho adasanzwe wenda ngo bakora iminsi 100 cyangwa iminsi 70. Icya mbere Imana ishaka nuko abantu bihana, nuko abantu bihana bakemerera Imana ko bacumuye. Ikindi abantu bagasubiza icyubahiro, Imana bakayisubiza icyubahiro cyayo. Birakorwa gute? Umuntu ufata umwanzuro ku giti cye, kuko n'ubugingo bw'umuntu ku giti cye. Ntabwo navuga ngo hazabe igiterane runaka, ahubwo buri wese wumva ubutumwa afata umwanzuro ku giti cye, kuko Imana izahana umuntu ku giti cye, izanahemba umuntu ku giti cye. Tubwiye ko wabonye guma nitutava mu byane tudahindukira guma mu rugo ije abantu nibasenge ku giti cyabo. Nshobora gusenga njyewe nawe ugasenga, ariko runaka na nyirakanaka bo bakabyanga. Guma mu rugo izaza kuri abo banze gusenga, cyangwa twese zatugeraho. Munasenga ku giti cye gute kandi bose batashobora kubyumva kimwe? Iyo dusomye ijambo ry'Imana bashobora gusenga, nuwe mubare ukenewe ushobora gusenga kugira ngo ibyo byose biveho base wenda kugira ngo byumve. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 5 umurongo wa 1, nuko ijambo rigera kuri Yeremiya aramubwira ngo abantu bazenguruke mu midugudu no mu mihana, ngo byibura barebe umuntu umwe wahagarara mu cyuho. Rero Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, abasenga uko niyo baba bakeya, ariko bibagize no kuba benshi, byibura akaboneka abantu bahagarara mu cyuho bakaririra Imana, bagatakambira Imana, bakatura ibyaha, bagasaba Imana imbabazi. Imana irigarura, Imana igire neza abantu. Naho ntago bishoboka yuko igihugu cyose abantu bakirizwa rimwe, cyangwa se karitsiye kabona n'ibihugu bigituwe n'abantu bakeya, ntago bose bashobora gukirizwa rimwe, ibyo ntibyakunda. Ariko Imana ikeneye abantu bahagara mu cyuho. Imana ikeneye abantu bahagara mu cyuho. Ese we ntago waruhagije ku buryo wahagara mu cyuho nimba rurimo koko ku buryo dukenera abandi? Ntago nari mpagije, kuko Imana ibona mpagije ntago ari kuntuma, ishaka ko n'abandi basenga. Nagira ngo ushobora kugenda ukavuga uti reka magare mu cyuho nkumira ibyo ngibyo, nimba nta mubare runaka kumva ko wabuhagije. Nanjye ndasenga, kuko impamvu Imana ibamishura ibi ngibi nuko mba nasenze, kuko njya mfata ibihe byo gusenga nkerana n'Imana, Imana ikampa amakuru. Rero Imana yambwiye ngo abantu nibasenge, kandi nabo ngabo bumva ko batasenga nabo basenge. Mbese umuntu wese asenge, gusenga cyane mvuga si kujya mu misa kenshi cyangwa mu materaniro kenshi, ahubwo abantu bumve ko Imana ari ibagenga, bibuke umuremyi wabo, kuko Imana yagaye abantu yuko bayibagiwe. Mfite ikibazo, Imana yagaye abantu, mfite ikibazo kandi n'undi wese ashobora kugira ikibazo. Harabyumva uvuga ati njye n'umuntu ndasenga, nemera ko Imana ibaho, ndayemera, naho ngeze niyo. None abibwirwa ngo basenge ni bande? Babandi badashaka gusenga n'ubundi, niyo wahonda inzogera gute ntibazabyumva. Ese umukiranutsi azazira umunyabyaha? Ntabwo umukiranutsi azazira umunyabyaha. Ntabwo umukiranutsi azazira umunyabyaha, kuko na cyagiye Imana iza kurimbura Isodoma, cyagiye iza kurimbura Isodoma, Loti yavuyemo ahungira Isowari, ntabwo yarimbukiyemo. Igihe cyo kubwa Nowa, abantu benshi imvura yarabanyagiye, ariko Nowa nabo umuryango we binjira mu nkugi. Ariko nanone byari kuba byiza Imana irukora Nowa, n'abandi bakaba barumviye bakarukana nawe. Rero icyo Imana ishaka nuko hatagira umuntu n'umwe urimbuka bitewe no kutumvira. Rero Imana iba yantumye kugira ngo nze ndangurure mvuze impanda, byibura n'utazumvira yo kuzagira urwitwazo ngo avuge yuko ategeze yumva, ahubwo azazira ko atumviye. Dufite insengero nyinshi cyane mu gihugu, nyinshi kandi zose mu minsi yo gusenga ziba ziri gusenga, ziba zuzuye. Zimwe na zimwe abantu babuze naho bicara. Ayo masengesho basenga ntabwo agera ku Mana ku buryo Imana ivuga ngo abantu basenge. Erega da kujya gusenga, kujya mu misa bajyayo, ariko ntabwo benshi basenga by'ukuri. Benshi ntabwo basenga by'ukuri. Abantu benshi basenga na buryarya, abandi babeshya, bandi nta gukizwa, abandi bagenda ngo abantu babarebe. Amasengesho yabo Imana irayagaye. Amasengesho yabo Imana irayagaye. Ahubwo basenge bakizwe, basenge bihane, bagira urukundo, abantu bari ku bugome, abantu bari kinzangano, abantu bahinduke, abantu bashake mu maso witeka Imana, abantu bari gucanirana imanza,
abantu basenge bakizwe. Naho kuriya abantu benshi bari kujya guterana amasengesho yabo Imana yarayagaye. Reka tugushime tugane ku musozo. Ibyo byose habwirwa benshi akumva beneyo. Imana igumugisha. Sinzi niba nta kindi wongeraho, uraduha nimero za telefone dusengera Imana. Murakoze cyane, nta kindi nongeraho. Nimero za telefoni ni 07 88 66 47 20. Imana ibamugisha. Imana mu izina rya Yesu Kristo ngushime kuri Imana amahoro. Ubutumwa mpaye gutambutsa ndabutambukije. Bana natwe tugire neza, uturengere turwane tuneshereze, wowe kudutabara udukize, kuko uri Imana mva gusenga idahinduka. Habwa icyubahiro. Tugiye neza Imana, ukomeze kutwitaho, uturengere dukize muri byose. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen.